tinyuka rero umudamu nari mfite Bibiliya nkuko nyimukozaho kugira ngo ahindukira ndebe ndamubwira ndi kuki wambaye inzoka ku ntoki aravuga ngo nuko ndi wa shitani nanjye numva ngize makana ubwo akaboba hanyuma nshaka mbega nuko taxi yari yahagurutse nagombaga nanjye nari kuvamo ku gisimenti avuga ko avamo feraguruka nagombaga rero gufungura umukandara ngakingura nkamuhinzira ariko gufungura umukandara biratinda kamvuge ngo birananira niba ari ubwo nari ngize simbizi urumva umuntu hanyura nabi umugoye ahaciye asimbutse akubita akaguru ku rugi aravuga Yesu we arigendera sigara nibaza nti uyu Yesu ninde naho iryo jambo narivanye njya ntekereza nkabona ko isi amaherezo cyangwa mvuge abayobozi b'isi twebwe abamadini abavuga Yesu tumaze guhisa urwaho rwo kuba abana batesha agaciro iby'iyobokamana kubera imiterere yacu n'imikorere yacu n'imivugire yacu ntabwo Yesu tuvuga ahwanye n'uwaje mu isi muri 90 tarambwira ngo uko ndiko haje uruvange rw'amadini muri uruvange rw'amadini niho Satani cyangwa Antikristo azari kurira imyuka ye mibi kandi abakristo benshi bazayifata batabizi igiswahili naje kwaza barambwira ngo ni igiswahili umva jewe ntabwo indimi nyinshi nzizi ariko ryari ryambwiye ngo chunga sana nugerayo chunga sana kama udacunga sana udapata haya hanyuma mbajije bagenekereje barambwira bati witone n'utito gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga reka ngusuhuze rero nshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana Kiza Edouard abari mu Rwanda shalom shalom abari mu Burundi abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turabwiye ngo kuri gusenga turabakunda muri shuti zacu abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom abari ku mugabane wa Aziya mudukurikirana shalom shalom abari muri Amerika mukurikirana ibiganiro bya gusenga turazi yuko muri shuti zacu ha muri Canada ha muri Amerika kuri Amerika y'amajyaruguru n'amajyepfo turabakunda kuri gusenga everyday abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom uko muri kuri kamera za gusenga turi kumwe n'umukozi w'Imana Pasiteri mwatangira mwibwira abantu kuri gusenga everyday ko n'ubwa mbere mugaragaye kuri gusenga everyday mwatangira mubwira abantu batuyisi murakoze cyane ndabashubuje abo bose bakurikirana icano amazina nitwa Munyanziza Celestine ndo mupastori ntuye Kanombe mu Busanza mfite umudamu n'abana batatu n'abuzukuru batanu turabashimiye cyane tubashimiye ko twabatumiye mukamwitabiye ubutumire bwacu Imana ibaho umugisha mwatangiye munasenga Imana yacu turagushimiye kuko uri gushimwa n'amahanga yose tugushimiye uburinzi bwawe butangaje baturundiye mu mpande zitandukanye none turamuhoro turagushima Satani ntaba yarabuze kwigaragambya ku buzima no ku bugingo ariko iri umuhande rwacu abari nta mubisha turagushimira ko igitondo cyiza wemeye ko tuza kuganira kandi ku ijambo ryawe uduha umugisha duhana umugisha n'abatwumva bose kandi utweze kuko tejwe atazabona umwami Imana urakoze urakarama utajyane natwe kandi usozane natwe tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen amen basi turabakiriye murakoze cyane turi gusenga everyday dukunda abakozi b'Imana kandi n'abantu kuri gusenga everyday bakunda abakozi b'Imana tubakiriye rero mwatambutsa ubutumwa mwaba mufite ku mutima cyangwa Imana yabize ku mutima murakoze cyane ibyo kuvuga byaba ari byinshi ariko ubu ngubu ijambo dufite riri ku mutima ni ijambo rikomeye ijambo wabasha gusoma yahera mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 3 uhereye nko ku murongo wa mbere ugakomeza yewe ndasoma ho imirongo mike wenda indi nagenda nivuga ariko ku mutwe w'amagambo aho handitse ngo abana b'Imana
n'abana ba Satani abaribo. Mm. Ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze rwatumye kwitwa abana b'Imana kandi niko turi. Cyo gituma bisi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa turi abana b'Imana. Cyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasana yuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyiringiro muri we yiboneze nk'uko uwaboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye kandi icyaha nicyo ugome. Icyaha kandi nicyo bugome kandi muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kuko nta cyaha kimurimo. Nabasha kubamagarariye aho ariko wabishobora yakomeza no ku murongo cyane w'ikenda. Mu by'ukuri ni amagambo akomeye n'ikigisho gikomeye kandi gifite indi mirongo yindi nanone yacyunganira. Hariho ari magambo ndajya yavuga gutya wenda ariko abantu bajya bamenyaho ayanditse nagombye kwirwa njya kucukumbura. Ariko hari ijambo rikomeye ntekereza Yesu yabajije abigishwa be aravuga ngo abantu bagira ngo ndinde, hanyuma babivuga uko babyumva. Bamwe bavuga kuri Yohana Umubatiza, kuri Eliya, kuri umwe mu bahanuzi, ariko nawe yashaka kugira ngo arebe ko bamuzi neza. Aravuga ati mwebweho mugira ngo ndinde. Iyo urebye ubona ko batinze gusubiza bitekerejeho. Hanyuma ariko Petero aza kuvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Kugira ngo ataziyemera ku bandi, Yesu aramubwira ngo nawe se wowe ubyibwiye, ni umwuka w'Imana ubigushuriye. Hanyuma anamubwira icyo yakora, amubwira ati kuri urwo rutare. Ariko yavugaga kuri iryo jambo ko ndi Kristo niho nzubaka itorero. Hari abantu bajya bibwira ko ari urutare rusanzwe cyangwa ari ibuye risanzwe, ariko yarashatse kuvuga kuri iryo jambo uvuze ko ndi Kristo niho nzubaka itorero kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora, ryubatse kuri Kristo. Nimishobokera ndasobanura ijambo bita Kristo, ndisobanure nubwo n'abandi bagiye barisobanura, ariko kwiga ni uguhozaho nugumye kumva. Rero hari n'ahandi nko mu Bakolosayi ibice 4 murongo wa 11 avuga ngo na Yesu witwa Yusito arabatashye. Ndashaka kuvuga rero ku izina ryitwa Yesu, ndetse no mu byakozwe n'intumwa naho barahandi bavuga ngo arombereza muri icyo kirwa cyitwa Pafu, asanga y'umukonikoni w'umupfumu witwaga Bari Yesu. Aho rero iyo mpageze ndi nko mu rusengero mbaza abantu ngo ba Yesu ni bangahe, bakansubiza bati numwe. Umubare mwinshi bambwira ngo numwe. Niho njya kwasomera iyo mirongo rero yayo byo mu byakozwe n'intumwa, ntekereza ko igice cya 13 hari umurongo w'ikenda mu byaho. Ni ntavuga ariko umuntu azashakire aho, ni ntavuga neza. None nkabeka ko ariho umukonikoni n'umupfumu witwaga Bari Yesu. Aho mu Bakolosayi ho ni ibice 4 murongo 11 ntibihinduka. Naho nkabeka ko hariho na Yesu witwa Yusito ubatashye. Hanyuma nkabaza noneho Yesu wawe ninde, uvuga ninde? Impamvu iki cyigisho nkomeza kukigarukamo, umuntu kandi n'isi yose irimo iribaza ku bantu bavuga Yesu. Bimaze gutera urujijo. Umujura kwiba akoresha izina rya Yesu akakwesikoroka, abasambanyi bakarikoresha bakesikoroka abana, hari n'abanyepolitike menya barikoresha hari simbisi. Rero hariho kwibasa, wanareba n'imbuto ukibaza. Kandi aho nabikuye mavuze wenda ntibabyumva kimwe abantu, ariko nabwo n'uburenganzira bwo kumva uko umuntu abyumva. Ariko nigeze kujya muri taxi Kimironko muri gare, nari mvuye za Kibagabaga nzamuka ku kayisikariye, mbona
tagisi ibaye nk'aho yuzuye, ariko umuntu ava mu muryango w'imbere hafi yo kwa shoferi aza kwicara n'inyuma nyine muri twegerane. noneho ngewe mpageze konvayeri arambwira ngo ninjye kwicara imbere. Nibaza ukuntu tagisi yuzura hahandi imbere heza hataruzura. Sinanibaza uko uwo muntu ahavuye umwanya usise. Hari yicayemo umudamu hagati, uwo muntu yavuye kuri wa wundi wo ku ruhande mwiza, hanyuma ndicara amaze gufunga umukandara. Nitegereza umudamu wari wicayemo, mubonayo impamvu nyinshi zatumye wa muntu amwimuka akisubirira inyuma, ariko nawe yaragize ubwoba bw'ubusa. Uwo muntu yari yiyambariye, yari umusirimu neza y'iki gihe, ariko ibyo yari afite by'agahebuzo navugamo bike, kavuge bibiri. Yari yambaye impeta nini cyane ku mukondo uwo mudamu, hanyuma yari yambaye n'impeta noneho ku ntoki zose, ariko zizengurukije, zicuze mu forume y'inzoka. Ukabona ko ari nk'inzoka eshanu yambaye ku ntoki. Ntekereza ko ari cyo uwo mugabo yatinye, ariko yatinye ubusa kuko byari ibyuma. Hanyuma ndamutinyuka rero, uwo mudamu nari mfite Bibiliya nk'uku, nyimukozaho kugira ngo ahindukira ndebe. Ndamubwira nti kuki wambaye inzoka ku ntoki? Aravuga ngo ni uko ndi uwa shitani. Nanjye numva ngize akaboba. Hanyuma nshaka, mbega nuko tagisi yari yahagurutse, nagombaga nanjye nari kuvamo. Hanyuma abonye ko ntabaye neza, aravuga ati ntago ndi uwa shitani, ati ni umurimbo. Atabona atari ibyuma se atari iby'umurimbo. Sinavuga ndabyihorera. Ariko tugeze hano kwa Rando ku Gisimenti, avuga ko avamo, shoferi arahaguruka. Nagombaga rero gufungura umukandara, ngakingura, nkamuha inzira. Ariko gufungura umukandara biratinda, kavuge ngo birananira. Niba ari ubwoba nari ngize simbizi, ariko urananira. Binaniye noneho ndaberereka, mbereretse gutya, urumva umuntu hanyura nabi, umugoye, ahaciye asimbutse akubita akaguru ku rugi. Aravuga ngo Yesu we, arigendera. Sigara nibaza nti uyu Yesu ninde? Naho iryo jambo narivanye. Uyu Yesu ninde? Utese kuki atari kumuvuga? Rwose umuntu wese yemerewe kumuvuga, ariko njye nabonye yari yarengereye. Ese twabonye gute impeta yambaye ku mukondo? Urumva wa mugani wari wasi waragaragaraga, ariko siko umuco w'Abanyarwanda kazi wari uri. Noneho n'ibyo bindi yambaye aho ngaho. Si umuntu yambara impeta zicuzwe mu isura y'inzoka bigaragara, nubwo ari umurimbo, ntazi ko inzoka idashushanya ikintu cyiza. Nuko nibwo nahereye, ariko ntangira kwibaza ibyo, ndanabisimbuka n'ibitoya, ahubwo ntangira kureba ibyo dukora kandi twerekeje izina rya Yesu. Kuko iri zina tuvuga rijyanye n'ibyo dukora, rijyanye n'uko turi, rijyanye n'ibyo tuvuga. Kugeza ubu ngubu njya ntekereza, nkabona ko isi amaherezo, cyangwa mvuge abayobozi b'isi, twebwe amadini, abavuga Yesu, tumaze guhisa urwaho rwo kuba abana batesha agaciro iby'iyobokamana kubera imiterere yacu n'imikorere yacu n'imivugire yacu. Ntabwo Yesu tuvuga ahwanye n'uwaje mu isi. Waje mu isi yaje kuducungura, yaje kudukiza ibyaha, yaje kumaraho ibyaha, niko twasomye. Yaje kumaraho ibyaha, ariko iyo urebye usanga ahubwo aho kwera imbuto nziza hagaragara imbi, hagaragara ibyaha, hagaragara imikorere mibi, imivugire mibi, imyambarire mibi, imibereho mibi rwose ubuzima. Pasiteri, ukiri aho hari urujijo muri iyi minsi rw'abantu bakoresha, twavuga bakoreshwa ibitangaza bibaho by'Imana, ariko n'ibindi bitangaza bitari by'Imana, ariko
bakabivuga mu izina rya Yesu nangahura aza kuhatugerera neza ingene umuntu ashobora kuvuga mu izina rya Yesu atakorana na Yesu ari uwundi Yesu nawe uraza kuhatugerera. Urakoze cyane kandi urumva ko iyo ukurikije ari amagambo navuze nubwo wese tutayasomye niho byerekezaga. Yesu yaravuze ngo naraje ntimwanyemera ariko undi naza mu izina rye muzamwemera. Hanyuma Pawulo nawe arabivuga aravuga ati uwo ntabwo ari umwuka ahubwo ni ikindi. Hari naho yavuze ati si igitangaza kandi ko na Satani yakwigira nka marayika w'umucyo, si n'igitangaza ko abakozi be bakwigira nk'abagabura ibyo gukiranuka. Ndetse mu byahishuweho akavuga ngo azagera n'igihe Antikristo cyangwa Satani amanure n'umuriro uve mu ijuru ugwe mu isi, abantu bayobeshwe n'ibyo bitangaza hawe gukorera imbere yabo. Aho rero niho ruzingiye wa mugani, niho bikomereye. Ari naho umuntu akwiye kwibaza Yesu afite ninde. Muri mirongo abanyamakenga rero bazakomeza bakorane n'umwuka w'Imana. Ibyo bintu rero ntabwo byatinze. Yesu yarambwiye ngo ngiye kugutumaho umuntu aza kurarike akujyane mu giterane ahantu wemera ujyeyo, ariko nugerayo ugira amakenga. Ijwi ryambwiye mu Giswahili, naje kubaza barambwira ngo ni Giswahili, umva jewe ntabwo indimi nyinshi nzizi, ariko ryari ryambwiye ngo chunga sana nugerayo, chunga sana, kama udachunga sana utapata haya. Hanyuma mbajije bagenekereje barambwira bati witonde n'utitonde urahakorerwa n'isoni. Nagiye mu giterane rero, wa muntu yaje arandarika kandi ndemera njyayo koko kwa gatandatu mu giterane ari Kicukiro ahantu nahabone ibintu bikomeye. Nibwo bwa mbere umva ni 95, nibwo bwa mbere nabonye aho umuntu afata amavuta agasiga ku gahanga k'umuntu ndetse no ku kiganza niyo yarahashyiraga icyo gihe, umuntu akitera akikubita hasi agasambagurika. Urusengero rwose ararurangiza rasambagurika kandi rwose
kumbwira ngo ni umwuka w'Imana nubwo amavuta yanditse muri Bibiliya ayo ntabwo nakwemera ko yariyo, kuko bararukaga bakambara ubusa abagore bakabyigaraguramo. Nta mwuka w'Imana wakoze isoni umuntu bene ako kagenda. Ibyo narabyanze, ntacyo wanakora ngo ubinyemeze. Hanyuma ibyo rero narabibonye, nyuma nabonye ibindi byinshi nagiye mbivuga. Nabonye aho bahuha abantu urusengero rwose rukagwa, nabonye aho bababwira ngo nibaruke rukaruka rwose. Urumva nta mwuka w'Imana wakora bisa n'ibyo, ahubwo kandi baravuga Yesu. Niho wagoreye rero, uwo Yesu ninde? Nuri pasite umaze kuhagera ubonye abantu bose baguye hasi, wakoze iki? Burya biranagoye rero, bacana umugani ngo isoni zirisha uburozi. Ntabwo wakwiruka, ntiwapfa kwiruka ufite. Njye nabirebye ngira ubwoba, ndabyitegereza, ariko Imana haza kuzamo, haza guhaguruka umuhungu nigishaga ku gice ari Igikondo Sejemu. Aragenda nawe baramusiga amavuta kwa kundi, ariko we yanga kugwa. Ataguye baraza bamuteraniraho, yanga kugwa. Noneho bakajya bashyiramo n'agatego, batega toya mwintega, ati Imana ntitegana, nimureke yirwarize niba ariyo inkubite hasi. Babonye ko bishakuje agiye kubyica, bamucisha mu wundi muryango baramusohora. Aho niho naboneye imbaraga zo kwiruka nanjye ndasohoka njya kumubaza uko bigenze. Icyo gihe nari umwarimu, ntabwo nari pasiteri. Arambwira ati mwari, ati biriya bintu ntabwo ari iby'Imana, ati nabwiye Yesu ntuba rero Yesu. Biriya bintu iminsi maze muri ADPR mike yandi umunyagice, sindabona bikubita hasi ngo bigaragure kandi buzura umwuka. Sindabona bambara ubusa. None rero babine kubita hasi bakaboroga bagahebeba nk'ihene bakagira gute. Simbizi ko byaba numva ko aho n'imyuka ya Satani, yaba ari ibya Satani, nabijyamo nkaba ngiye kwa Satani. Ariko nanone nintajyayo ari umwuka wawe, kubera ko nyiri umwana mu gakiza, wazangaya ngo napinze abantu bawe. Reka ngeyo ahubwo, niba ari ibyawe bimfate, niba atari ibyawe ntibimfate. Ati none ko bitamfashe birerekana ko atari iby'Imana. Muri make nguko nagize amahirwe yo gusohoka, mbona ndagiye. Ariko nyuma yabwo ahandi najyaga nabona bagiye kubikora, narasohokaga byemewe, washaka no gukinga nkagutegeka gukingura, kuko ubugingo burahenze. Sinzi niba ari ikindi wenda mwambaza. Murakoze cyane. Nyine turavuga hantu turavuga ngene gute abantu bavuga mu izina, abantu bavuga bate se kubera iki abantu bakora ibitangaza bakavuga izina rya Yesu, ko batavuga muri indi zina bakavuga mu izina? Niyo impamvu ubona babikurikira cyane. Gute umuntu avuga izina rya Yesu agasengera umuntu agakira atari Yesu? Naho ugomba gusobanurira abantu bafite urujijo, abantu barimo badukurikira abatuye isi benshi bahura n'ibibazo benshi cyane, baratubwira bahura n'ibibazo byinshi cyane kubera gukurikira bino bintu. Muri make ni ukudasoma nyine ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze, no kutabisobanukirwa, kandi binagoye no kubisobanura. Ntabwo narenganya n'abigisha. Ni ukuvuga ngo ijambo ryitwa Antikristo niryo ribundi rigoye kurisobanura. Antikristo uko njye mbyumva ni umuntu, cyangwa se iryo jambo ryitwa antiruye, antibare. Niba ari antiruye ni ikirwanya umugese, ariko nyamara gisa n'umugese. Noneho Antikristo nawe ni urwanya Kristo ariko asa nawe. Kandi mu nzandiko za Yohani haravuga ngo abo bahoze muri twe, bahoze muri twe, babanye natwe. Aba bakozi rero ba Antikristo ni abantu bahoze kwa Kristo. Noneho imbaraga zo rero barazigura. Uzigurisha nawe ni Satani ufite yazivanye wenyine mu bubasha bwe. Noneho umuntu yaza rero yikingije rya zina rya Kristo, ariko afite imbaraga z'ingurano. Hayo mavuta nyine bashaka kugenda bakicara bakayatongera bakayashyiraho ibintu, bagashyiramo izo mbaraga myuka zikazajya ububasha bitera umuntu bikamukubita hasi. Wenda nizo ndwara zanakira birashoboka. Uretse ko nabonye umubare mwinshi birongera zikagaruka. Abataye imbago ku masitade aho twagiye tureba, ntabo turabona n'ubu ngo batambuke mu nsengero bashima ati ninjye wigeze guta imbago muri 90. Ntabo tubona.
Mbese bagiye ko badatanga ubuhamya. Uwahaye inzu atanga ubuhamya, waguze igote atanga ubuhamya, uwabuhawe imodoka atanga ubuhamya. Ko tutabona abantu bavuga ko bakiriye ku masitade icyo gihe bari, bigaragara ko ni ibintu bimera nk'aho ari nk'amaji, bikaba uwo mwanya ariko kera ntibikomeze. Niko ntekereza inshuro nyinshi. Niko ntekereza inshuro nyinshi, ariko nubwo bubasha n'izo mbaraga zakiza yanazigira. Iri kumva ko atari kure, nanti nyine ntari kure. Ubwo rero mu ncamake, ahubwo kandi no kujya cyahise byari biriho, yariho baramubaza bati ko twabonye abantu bavuga mu izina ryawe, twashatse no kubabuza, tubanza kuza kuko baza aravuga ati ni mubihorere, mubihorere. Niyo yakavuze ati nibura iyo barimo kuvuga izina ryanjye mba nduhutse ibitutsi baba batarimo kuntuka. Ubwo zo neza tuzabigenza gute? Tuzatandukanya Abaheburayo nyakuri n'abatarimo gute? Ntabwo ati ntibizabagora, muzabamenyera ku mbuto za ibyo ari byo byose, yaba ari aya matorero yadutse amadini n'iki bakora ibyo bitangaza n'ibindi, ariko witegereje imbuto z'Umana ntazubona, ahubwo imbuto z'isi ziba zigaragaza, ziba zigaragara. Uwashaka kubimenya ntabwo byamunanira, ariko noneho tugeze ubu ni amakenga. Uwo mugendana ukwiye kumugiraho amakenga, nashaka bavuga nk'isasu, nashaka bakora ibitangaza bimeze bite, ubu ni amakenga. Aho bigeze ahangaha wa mugani, ibintu byarivanze kandi byera byose ubu ntabwo ari amata. Hanyuma rero abantu bagumya kujijishwa nuko ngo bavuze Yesu. Oya, Yesu cyambere twasanze ari iki? Yesu twasanze ari benshi. Wenda uwo nguwo uvuga Yesu ari mu mwuka wa Yusto, ari mu mwuka wa Yusto, cyangwa ari mu mwuka wa Bari Yesu, wo ntekereza ko ari unakora cyane kuri isi. Hanyuma rero akabaho n'umwuka wa Kristo. Rero noneho Yesu twongera kwibutsa abantu ukamenya ko ari nawe utunze, ni Yesu Kristo. Hanyuma Yesu Kristo rero akaba yarerekaniye kumaraho ibyaha, nta cyaha kimurimo. Nta muntu w'Imana ukora ibyaha, hepfo niko bavuga, umuntu wabyawe n'Imana ntabasha gukora ibyaha kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Hanyuma ariko bavuga uti gute se cyaha ni iki se? Cyaha ni iki? Aho twigeze kubyiga kera bavuga ngo icyaha ni ikintu umuntu akora abizi kandi abishaka rwose. Yewe nabigereranije mu tuza yanjye mu rwego rwanjye, navuze nti ubundi biravuga ngo ahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ni amagambo abiri, ibicumuro birababarirwa ariko ibyaha bye bigomba no gutwikirwa. Ubwo ni izindi ntuza ntashaka gusobanura nonaha, ariko kujya umuntu ajya kwatura akimena inda akagera gute, ubwo ni nyine niyo nakwita gutwikira. Ariko igicumuro cyo niba uvuze nawe umuntu nabi ukavuga uti mbabarira rwose ubu birangiye. Hanyuma rero icyaha mu izo ndimi zindi ko nakise navuze nti icyaha ni fraude, na igicumuro ni erreur, abize comptabilité. Erreur ukaba washaka kwandika 1000 ariko wakanda 2 bikaba 10,000. Ni ikosa ariko utari wateganije, ariko rihanirwa. Ariko fraude yo uvuga ngo nzabicisha aha mbigarurira aha biviringire hano, icyo ngicyo ni icyaha, ni ikintu watekereje ukagikora ubizi kandi ubishaka byose rwose. Nta muntu w'Imana rero ukora icyaha biza bishaka rwose, cyo kora yakigwamo, yabura imbaraga, Satani akagenda asunikiriza wanga akazaguturayo ukakigwamo. Ariko ntabwo, kuko icyaha n'ubugome, ko handitse aho ngaho twasomye, icyaha n'ubugome. Nawe wafata initiative yo kugomera Imana bishaka, ahubwo abura imbaraga zo kwikiranukira akabigwamo. Ariko noneho ubu wareba kuki umuntu arindiri, kuki iteka utabona imbaraga zo kunesha icyaha, kuki iteka utabona imbaraga zo gutsinda igicumuro. Ubu Yesu ninde utagutera ubwoba, wanyweye inzoga, wanyweye itabi, wambaye ubusa nk'abo bagore nk'uko gutyo, kandi birakabije pa. Turabivuga koko bakabyita ko turi abaturage. N'ejo naramubonye aho dutuye mu Busanza ukora mu kabara ahantu arimo akubura yambaye akajipo, ntabwo namenya santimetero zako. Ikiriho nuko abamotari bamanukaga barimo bavuga ngo yambara ikariso y'umweru, ko umuntu yunama umwenda ntumwambike. Ibyo byo nugukabya, nugukabya rwose. Niyo umuntu yagumya akabyogeza akabisemba, ariko ntabwo ari umuco w'umuntu muzima ufite. Ntavuze ngo bambare ibyo bakandagira ku birenge, sike tudoda hano nubwo tunakora imyenda, ariko n'ibyo nabyo umuntu yabitekerezaho. Rero
ni iki niyo abantu barimo kunywa inzoga niyo abantu barimo kwiba ari abesikoro ari abagambanyi ari abajura ari abicanyi uwo Yesu ninde bavuga Yesu rero Kristo ni uwo werekaniwe kumaraho ibyaha noneho rero usanga abantu b'Imana ba Kristo baba barwana no gutsinda icyaha ariko n'uwo gitsinze akikosora ntibibe fiyeri ntabe fiyeri wabyo ngo uriya mugore mushoboye ngo ejo nzafata n'uriya ngo uriya mugabo ngo namukuye ibyinyo ngo uriya ngo nzamukura ibihanga hari ntabwo ni muzakura mukure n'ibihanga kuko ibyinyo bamaze kubimaramo ubwo rero ibyinyo babimaze mu nambere bashigaje ibihanga rero ntabwo kandi wangize ukajya mu rusengero gutendereza ngo yasuwe oya ntabwo ari byo no kubyina amakorasi no gusirimba oya biriya bundi byagombye kujyana n'umutima wejejwe ni nabwo urimo ibyishimo bya bindi byitwa imigezi y'amazi itemba iva mu nda birakoze cyane none se mushumba ikintu nk'aba bantu baba barasizwe aya mavuta nta ngaruka mu buzima bibagiraho mu bijyanye n'imyizere n'agakiza cyangwa n'imibereho yabo akoze cyane mbajije ikibazo cyiza cyane umuntu basize amavuta akikubita hasi akigaragura kuko ari aho basiga ntibagwe yataguye bugiye batabatijwe ariko iyo uguye kwikubita hasi ukigaragura uba wabatijwe bakugizeho ingaruka erega buriya nuko ibintu byose umuntu atabisobanura nyine kubera kwirinda ingaruka ziba ziri inyuma nyinshi ariko buriya kera twarabatizwaga badusutseho amazi ku gahanga hanyuma bakazana amavuta bakadusiga bakadukomeza ngo tukaba duhawe imbaraga ariko ayo ngayo ntabwo yari yakagirira nyine imbaraga byaratinze haza ndafite imbaraga noneho zigutera zikakugenza uko nguko buriya ni bya bindi twanze bigenda bigaruka bigaruka mu isura dore ko bavuze ngo inzira zose zigana i Roma nizere ko batanyumvije ho ni kure ariko nuko katubyiyoreye nkunda kuganira nsetse ndacyakomeza ariko ubwo ngo yego noneho rero nabo bahushyeho nabo bagize gute bimaze kuba byinshi bimaze kuba byinshi n'abazunguza igitambaro ukabona urusengero rwose ruraguye ese igitambaro cyagusha umuntu haba hagiye harimo ibindi bintu n'ibindi noneho rero ingaruka mu byigisho nigisha hari kimwe kizamo ijambo rivuga ngo amayoberane ubundi icyigisho kiravuga ngo ndaburira abatuye isi kwitegura kugaruka kwa Yesu bitondera amayoberane y'ubugome bwa Antikristo ubwo harimo ntuza nyinshi hariho icyambere no kwitegura ko Yesu ari hafi kandi ibimenyetso biragaragara ariko mu gihe ataraza tukitondera amayoberane y'ubugome bwa Antikristo uko azayishushanyije yoberanyije amayoberane y'ubugome bwa Antikristo rero agira ingaruka ki ku muntu amayoberane y'ubugome bwa Antikristo nayo kwanduza umugeni ibyo byose iyo myuka yose yabihereye kwa mavuta n'ibindi ni strategy yo kwanduza umugeni ubuzubayeho muri natire y'Imana muri natire y'umwuka hari ikintu uhungabanyeho baguhungabanyijeho noneho ni nko kugigabura utejejwe ngo bitera bamwe kurwaragura abandi bagasinzira noneho ugasanga iyo bamaze kugusiga amavuta bamaze kugusiga ibyo byose no kubona no kugaragura ntiwongera gutandukanya ikibi n'icyiza niyo mpamvu mu myambarire bashima imibi ngo niyo myiza yaba yambaye ubusa nk'uko ubibona hanze urugero ejo akibwira ngo nibwo yabahejeje ahubwo ari byo yakoze hari ikintu cyabaye muri noneho wowe umuntu wabwire ngo nimuhaguruke intege y'Imana yanjye ibarukishe mu ruke nawe ukabyemera umuntu w'umugabo akemera kuruka mu ruhame atarwaye bigaragara ko ari akantu kaba karagiye bagiye bakwiba gakeya nicyo ayo mavuta iyo myuka n'ikishinzwe ni ukugira abantu ni uguhitagiza abantu kugira zenge bakaba zenge noneho ntibazamenye gutandukanya ikibi n'icyiza Antikristo yaza cyangwa Kristo yaza gutwara umugeni agasanga baranduye ntibahari bameze nk'abadahari mu buryo bw'umwuka ntibahari baratakaye nicyo ingaruka zirimo ariko kandi burya iyo umuntu akiriho aba ari umukandida w'ibiriho niba warahuye n'ingorane ugahura n'iyo myuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi uracyafite ibyiringiro byo kongera kuba muzima uhuye n'abantu b'Imana uhuye n'umuntu w'Imana akagusengera akakwirukanamo izo mbaraga nk'uko n'ubundi twirukana abadayimoni mu bantu
ikibazo abantu ntibabyemera ko byanababayeho, ntibabyemera ko n'inzozi zabo zahindutse n'imitekerereze yabo, ngo baze bashaka abantu b'Imana bataranduzwa n'ibyo, babarambikeho ibiganza babasengere. none se pasiteri mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima, ariya mavuta nta ngaruka abagira ko benshi babasigaho amavuta bakabona ngo baracuruje biremeye n'ibindi, ari impamvu bakurikira badashaka no guhinduka, ntabwo bahinduka mu bijyanye no gukizwa, bakomeza muri bya byaha ariko muri bizinesi zigakomeza. none se ariya mavuta mu bijyanye n'imibereho y'ubuzima nta ngaruka bifiteho? Wenda cyo ntabwo nakimenya, urumva ubwo abenshi wavuga ko babigiriramo amahirwe, niba batangamo ubutunzi, niba batangamo ishaba, ntabwo bakira barakira, wenda ahubwo ubugingo bukazashirira muri ubwo bukire. ubwo se biraramba koko, ubwo ntibifite igihe? Bafatiye ibitekereje ukuntu kubitekereza, ariko ntabwo mbizi nabihamya, ariko iteka ibyo kwa Satani ntabwo byabura ingaruka rwose, ntabwo byabura ingaruka rwose, n'ubwo bukire ntibwaziburamo. kugira ngo tugenda dusenyera abantu, uretse ko iyo tugiye kuvuga ku byago biri ku bantu nabwo naje gusanga dukomeretsa abantu benshi. Mu gihe maze ndwaye, nanjye maze igihe kinini ndwaye, kandi nsanga nsenyera abantu kugira ngo Imana hari nanyigishe, ariko nasanze twaragiye dukomeretsa abantu benshi cyangwa tubirataho. Ugukina njye kuvuga niseguyeho ni uko aho tugenda henshi usanga mu ngo zirimo abana bafite debilite nyinshi cyane, hanyuma muvamo byavuga ugasanga ati bari baramutambye ngo babone ubukire, ariko ibyo debilite n'ibindi byago byose n'umuntu w'Imana byamugeraho byaziwe. Ejo utazabona hari umuntu byabayeho ngo ugire ngo ni uko yacumuye. aho hantu ukiri ngaho hari abantu bavuga bati uriya muntu uko ibyago bimuga, ati umuntu w'Imana ati ntabwo yagwara, ati umuntu w'Imana ntabwo yakena. Izo nyigisho zirahari zivuga ati umuntu w'Imana ntabwo yakena, ati wizeye Yesu Kristo turakira ku buzima n'ububiri. naho hantu warimo urabivugaho iki? Urakoze cyane, nacyo ni ikibazo cyiza cyasaba ubusobanuro bugari bwinshi, ariko birya za nyigisho nazo si nziza. Mu by'ukuri hari ikintu uruhande rumwe ubona ari cyiza, hano ari umweru ariko hano ari umukara, ibyo birumvikana niba wafatana n'urupapuro wabigira gutyo. noneho rero koko pe, ubundi umuntu w'Imana hari ibintu byinshi bitamugeraho, ndetse bikwiye no gusobanura, washaka kubishimangira ko byose bitakamugeraho kugira ngo arusheho kugira iyo confidence yo kwizera. Ariko ku ruhande rumwe nk'umuntu uzaramba mu isi ntabwo wamwigisha utyo. Nk'uko nabivuze, iyo umuntu akiri muzima aba ari umukandida w'ibiriho byose, ibyiza n'ibibi byamugeraho. Ubwo rero ariko izi nyigisho ziriho bise prosperity nimbi cyane, zirimo amayeri yo kuzatuma abantu batuka Imana cyane cyangwa bava ku Mana cyane. Nanjye ndabizi rwose, abajya batwigisha bati nta muntu w'Imana wakena, ukabivugira imbere y'abantu 1000 bakwicaye imbere bakennye. Icyo gihe ubu umweretse ko nta Mana agira, kandi Lazaro bari bakenyera abantu b'Imana n'abandi ingero nyinshi zirahari. Urumva rero, ndetse barafata ati amavuta rwose, tuba tuyagurishije tukayaha abakene, hamwe ati abakene murahorana, bigaragara ko abakene bazahoraho. Ntabwo rero nibyo koko Imana itanga umugisha, wowe uduha turawufite, turawirata, izaduha n'undi hore nabivuga. Ariko niyo mpamvu hacangamo nkarwara nk'uko ndwaye imyaka 2, ni ukugira ngo ntirata ngo nirata no ku bandi. Urumva n'ibihombo ntibyabura kuza muri mwe hagacamo akantu. Ntabwo rero mu by'ukuri izo nyigisho zivuga yuko umuntu w'Imana atakena, atagira gute, ahubwo tahura n'ibyago, ngo tahura n'ibyago, umuntu w'Imana yarwara. Nose abapfa bose bapfa, hari upfa atarwaye se. Urumva ba Stefano ntibakwitaga amabuye se, si ibyago se. Abo bose nibo babambye babacuritse, si ibyago se. Gusa ubwo wajya uvuga ngo nta muntu w'Imana ugira ibyago, nta biki giye se niba Imana yahaye favor. Oya, umuntu w'Imana yagira ibyago, umuntu w'Imana yagira amahirwe, ni umuntu nk'abandi, kandi uko n'umuntu utari uw'Imana. Ariko abantu bose n'ab'Imana, wenda utari umurokore, utaramenye Yesu nk'umwami n'umukiza, yagira ni nabo barafite, nabo barafite, bagira ibyo byiza byindi, ari ayo mataje tuvuga dutegereje, ari ayo majipe akomeye baranabidutanze. Urumva
ibyo ni ibintu bisanzwe biva mu mishakashakire y'umuntu cyangwa mu miterere y'umuntu cyangwa mu mugisha Imana yaguhaye n'ibindi cyangwa simbizi ahubwo mvugeho ububi bw'izi nyigisho bw'ubu buhanuzi. Ugasanga umurwayi arwaye Imana iramukijije, wamara kuhava akaba yitabye Imana, uwo muryango kugira ngo uzajye kwemera Imana bizagorana. Imana iwaye ijipe na etaje, njyewe wari wampanuriye ngo Imana impaye imodoka y'imiryango 9 hariya hakurya 9 se kajya ndeba imodoka nziza zitaza Kimironko na zahehe mu bakire na Nyarutarama nkabura ifite imiryango 9. Rimwe mbaza umuntu araseka atembagara atubwo wenda ni kwa steri ati nigira umuryango w'abagenzi ikagira uwo hirya no hino rimwe na rimwe, ikaba yagira uwo kwa shoferi, ikagira uwo ku mugenzi w'imbere, ikagira buti, ikagira na kapo, nabyo 9 byanga kugera. Avuga ati kandi bagucurira yawe iyo yega guha umuntu ibintu atazabona atazashyikira n'uburyo kugira ngo azatuka Imana ahubwo uri mu mwuka kugira ngo zamutukisha Imana ngo kwambeshe se kwambwiye etaje se niyo nari ndimo bikabihindutse mu manegeko ko wambwiye amafaranga se nkabande bahubwo inzara rusheho kuba kwambwiye ko abana banje bazabaye abategetsi bakomeye none bakaba babaye imbobo hanyuma akavuga ntago uri Imana turanabeshya. Ubu ni nako abantu barimo kuvuga benshi Imana irabeshya cyangwa nibeshya. Imana ntibeshya ahubwo havuze indi myuka yiyitirira Imana yiyitirira Yesu, niyo yavuze abantu bayirukanga inyuma batamenye kubicagura no kugira. Nibwira ko aruko rero ngize ingaruka zirimo nuko abantu babura ibyo basezeranijwe n'imyuka yita Imana bazatuka Imana kandi atari yo rwose. Ukiraho niye nama wagira abantu badukurikiye bagiye bahura nabo bahanuzi b'ibinyuma, bagiye bahanura bitari bishanke, bagiye bakurikira ibintu by'ibitangaza, kuko muri iyi minsi urebye abantu benshi ntibakunda inyigisho z'ijambo ry'Imana ahubwo bashaka ibitangaza. Niyi nama wagira abantu badukurikiye? Akoze cyane banyihanganire mfite ako ka gripe mu by'ukuri ngiye gukoresha ijambo ariko ntabwo ari ntibazarikoreshe byose. Hari ahantu hamwe twasenyeye noneho hazamo ubuvangirwe, umugabo umwe aravangirwa arahanura tanga amasezerano urusengero rwose ararurangiza ibintu nk'ibi ariko nyuma imyuka iranga mu bana myinshi isazi biratongora ajya gusarira muri gare Nyabugogo baramufata bamuvanayo, noneho baramutuzanira twara abayobozi baho hantu turamuganiriza neza turamubwira ati rero urabona ko wacanganyikiwe none ibi bintu gihorera gusa ati ngewe ndabyihoreye rwose byo gusenga sinongera, avuga ibyo guhanura nyine sinongera ngiye kuba umukristo gusa nitonde niceceke. Ese abantu wapakiyemo ibintu ngo urabahanurira bo bazakira bate? Aravuga ati icyo kiroroshye, ati mugende mu maka ijambo ngira icyo mbabwira mbavure tutigenda ariko tugira ubwoba ko ari bwongera akabyica. Tugeze arabwa ati yemwe bakristo bene data ati abantu bose nahaye amasezerano mpanurira mbaha amasezerano ndagira ngo mubimene, ni mubimene, ntabwo ari bizima n'ibiziba, ni mubimene ubundi mutangire bundi bushyashya. Mpamvu nanze kuvuga ntabwo twabimena byose kuko Bibiliya avuga ngo mugenzure byose hanyuma mugundire ibyiza, ntabwo twabimena byose. Ariko noneho ni ukugira amakenga hanyuma ibisohoye ugashima Imana, ibidasohoye ukabyihorera ko uti ndagutegereje nutaza nta n'igihombo nzaba mfite. Ntaba aribyo dushyira imbere, tuvane mu mitima yacu kwimika cyane ubuhanuzi bw'ibintu, ahubwo twimike ubugingo, gushakashaka ubugingo no gumya gutegereza impanda y'imperuka aho gutegereza ibintu by'isi. Ariko nitubibona tuzashima Imana kuko ubuzima bwacu burabikeneye. None Pastor Rona mu gihe tugeze mu gihe cya nyuma, iki gihe ni igihe gikomeye cyane, abantu benshi ntago bazi aho turimo turerekeza naho turi. Nk'umupastori ufite experience y'imyaka myinshi urebye n'imikorere ya Antikristo niki ahantu tugeze, niki wabwira abantu bakurikiye gusenga everyday ku mikorere ya Antikristo ku buryo bakwiye kuba maso kurushaho? Yewe
nacyo ni ukubanza nkagitekerezaho ariko ndakizi ariko imikorere ya antikristo antikristo ni umuntu utariyerekana ariko kandi ni n'umwuka mubi ukorera mu bantu ubwo antikristo akorera mu bantu rero azakoresha abantu agakorera mu bantu bigoye kumusesengura no gusobanura ibye kuko ba bantu baba bakumva kandi umeze nkaho urimo gusenya iterambere rigezweho ubuhanga antikristo yakoze aje ku ibaba ry'iterambere noneho rero kumurwanya bigaragara nko kurwanya iterambere isi ntiyapfa kukorohera kubivuga ni ukwihararuka ariko n'ubundi ni hahandi hacu nyanyambwira ngo ni hahandi hanjye n'ubundi rusubiriyeho ruzanyura ariko noneho imikorere ya antikristo iragaragara kumugaragara n'iyobokamana ni imyuka irimo gukoreramo kandi abakristo ibageze kure ndimo ndaga kuvuga itorero rye ntago azarishobora ariko abakristo abageze kure mu buryo bw'iyobokamana kubona umukristo batahushye kubona umukristo batasize amavuta kubona umukristo batarukije batashyizemo iyo myuka y'uburyo bwinshi ni bakeya basigaye aho urumva ni ikigaragara kiri hariya hanyuma muri ubu buryo rero azadutegera cyangwa yadutegeye no ku mibereho ku buzima najyaga mbivuga kera hari igihe rwose ntumbisubiremo hari igihe rwose kuzivuza bizaba bisaba ko ufite ikimenyetso cya antikristo mu kiganza cyangwa mu ruhanga guhaha kugura no kugurisha nyine kuko byanditse kubika no kubikuza kugenda gutura no gutaha iyo byose hari igihe ubwo buzima buzibumba bugahurira hamwe mu kantu kamwe mu kintu kimwe gisaba kandi kukigendana mu mubiri kugira ngo kidatakara ubwo se imigani nciye ntibyumvikana se ntabwo bijya kwiga mbese sengura ngo ndebe ko namara kabiri niba bizakunda rero abazi amateka kundusha intambara z'Abisiraheli na za Palestina bigenda biganisha ku isengwa ry'umusigiti uba hariya muri Yerusalemu no kubakwa kwa rwa rusengero njya numva babisobanura bati ni nk'abo gutamba bazatamba bataha urusengero irahari inka zimara imyaka ingahe ibyo byose ibimenyetso ngewe rwose biragaragara imikorere ya antikristo cyane cyane gushyiraho abantu ibimenyetso imyiteguro yararangiye n'itangazo risigaje gutangwa igitondo kimwe nuko njye nabi nakoze cyane yakoze mwamukomeje mwatubwira iby'urukundo niho warusoje ufite buriya ijambo namaze kurisobanura yego kuko cyo nashakaga kuvuga ni ukuvuga ngo umuntu yisuzume yibaza atari ko Yesu wanjye nindi kizakubwira ko Yesu ufite ari Kristo nuko uzabona ibyaha bigenda bishira muri wowe nibigutsinze bikakubabaza ntube fieri yabyo hanyuma igihe cyose uzabona ibyaha birimo bigenda biganza uzibaze kuri Yesu ufite usubira inyuma uvuge iti Kristo ngwino tubane kuko ndabona uwundi mu kuvuga atari mu kugize n'urugero mbese kubera ko ba Yesu ni benshi ariko Kristo ni umwe Kristo rero kibwira ko ari ufite nongere mbisubiremo nuko ibyaha bigenda binesheka muri wowe bigenda bishira nigeze kwigisha ahantu mbwira umuntu ubundi umukristo yagira n'ibyaga agakora icyaha nyine akakigwamo nk'uko nabivuze ariko iyo usitaye ahantu ku kibuye ntabwo wongera kuhanyura ubu utawicira ruguru tutazongera ukansitaza niba ugushijwe n'umugore menya ko habamo ibigusha nyine ujye uhungira kure niba ugushwe n'ikigare bakaba bakunywesheje inzoga bakubeshyaga ngo tigasembuye ugasanga karasembuye ukongera gusubira muri icyo kigare hahunge hanyuma umugabo umwe yaravangiwe barayoba
ajyana n'abandi bayobye ngo bajya gutegereza Yesu ku Rusumo. Bagezeyo byarabaye ntabwo ari nuko nanze kubavuga amazina. Bagezeyo Yesu ntiyaza bucya ataje ngo yabwiye ngo araza nijoro. Ari imyuka yabashutse. Araza arihana mu itorero ko yavangiwe aba bukerera aza kwa handi hantu nanone barayoba bazanamo ibintu by'ubuyobe ntiriwe mvuga none ahangaha. Agenda abwira pasiteri wabatemva kubwire mushumbi nayobye rimwe njya gusanganira Imana ku Rusumo bukitaje sinzongera kuyobwa kabiri. Ubundi niko umuntu w'Imana amere. Iyo Satani amuyobeje avuga tunyureje rimwe ntuzongera kunyobya. Nkoresheje iki kintu sinzongera kugikora. Nguwo umuntu urimo Kristo. Ndabifuriza gutunga Kristo, Yesu Kristo. Na izina rya Yesu ryo ni rusange, habaho ba Yusito na bari Yesu. Hari wigeze kuza hambere ngo hingukira muri Kongo ashaka kuza mu Rwanda, sinza yaje guherera muri corona. Bahisa ni amazina menshi. Ndabifuriza gutunga Kristo werekaniwe kumaraho ibyaha. Hanyuma urukundo ruhebuje rutangaje nuko yatumenyesheje, Imana yatumenyesheje iryo zina nyine ritumaraho ibyaha. Yesu abamugisha. Reka tugushime tukubwenge Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu yabaye natwe muri kiganiro tubwenge Imana iguhe umugisha. Reka dushime n'umuntu wakanze subscribe cyangwa ukoze sabone cyangwa umuntu uzafata ibiganiro byacu kabisharinga tubwenge nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone. Imana ibahe umugisha. Pasiteri wasengera abantu, hari abantu bayobye cyangwa baba barahuye n'izi nyigisho muri risengesho ugiye gusenga urasengera Imana bano bantu bashaka kuba dukurikiye kuko hari abantu bashaka kuba bari kure, hari bashaka kuba bari hafi umuntu atageraho nonaha. Ubasengere Imana ibabohore kuko twagiye tubona bagiye baduhamagara, abantu bagiye babohoka, abantu bagiye bahinduka. Twagiye tubona ko Imana yagiye gukora, abantu bagiye banyura hano kuri gusenga everyday, abayigisha bagiye banyura hano, ubuto bagiye bukora imirimo n'ibitangaza. Mana yacu, aba bantu bose bagize ibyago bagahura n'imyuka yita Yesu kandi atari Kristo, aba bantu turabasengeye kuko ntago bagiye ari byo biteze, bagize ibyago bahurira n'umwambuzi mu nzira. Ariko icyiza cyawe Kristo no kuri umutunzi w'imbabazi, amaraso yawe arakeza agatunganya, akeza umuntu akabonera rwose pe. None rero bagiriye neza abo bantu, bihereye ku banyabyaha bakoze ibyaha batarakumenya, ubakwakire nk'umwami n'umukiza we nubagiriye neza. Ariko dusengeye cyane bibabaje abo bantu bakumenya bakamenya izina ryawe, bakaguhamya kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ariko bagahura n'imyuka yishushanyije ikaza kubagiraho ingaruka nk'uko basizwe amavuta bakigaragura hasi, babo bahushyeho bakigaragura, babo barukije bakigaragura, n'ibindi bagiye bakoresha tutazi. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye mu bubasha bwawe Kristo Yesu n'umusaraba wawe, kugira ngo aba bantu bakire icyo cyago, iyo myuka mibi baveho, wongere ubavunjire umwuka w'Imana wera ubazeho. Mu izina rya Yesu habe impinduka, kandi uhereye umwanya tumaze kubasengera bumva impinduka mu bugingo bwabo no mu buzima bwabo, wongere bagire ibyishimo na zaburi n'ibimbano by'umwuka. Urakoze urakarama rero, abasigaye nabo yaboneka Imana bashobora kuyoba bataramenya gutandukanya uruhu n'icyatsi, ubakore ku maso, bagira amaso ahumutse, barebe bitegereze, bajye bagira amakenga aho banyura hose. Uhereye umunsi ibintu byose by'inzaduka bajye babigiraho amakenga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, bajye mu bikwiye kugibwamo kandi ntibakayirohe cyangwa ngo barohame. Nyaboneka Imana byose ubifite mu kuboko kwawe, wabakiriza ubugingo, kandi ubugingo bwabo mu maboko yawe niho tubushyize, kandi bakize umutima w'ubwoba, ntibagire ubwoba kuko uracyahari nk'umwami n'umukiza. Urakoze urakarama rero, tuvuga bike nk'abantu ariko umugara nakubwira byose ibyo n'abakwiri bahera ubuntu, tubiseye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor katwishime tubwimana guhumugisha, tuvuge abantu mwari mudukwiye tubwe mu kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Urakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.